ry'umushahara fatizo bavuga ko riri muri ofisi yacu hano, ntabwo rihari, reka mbivuge ku mugaragaro, ntabwo riri muri ofisi ya Prime Minister, ahubwo ni ikintu twatangiye kuganiraho n'inzego, kuko burya iteka rijya kugera hano muri ofisi hano rigeze kuri final stage, ni ukuvuga ngo riba ryaraganiwe, context ikumvikana, content yaryo ikigomba kujyamo kikumvikanwaho, rigera hano muri ofisi hano riri ready to go kujya muri cabinet meeting kugira ngo ritorwe. Ubu rero igihari niki, buriya minimum wage ngira ngo nicyo umushahara fatizo ni minimum wage, ni ikintu tudakunda kwihutira kuburya kijyana na level y'amajyambere y'igihugu. Abantu benshi barabivuga gutyo bakagira ngo biroroshye guverinoma yabyuka avuga ngo guhera uyu munsi umunyarwanda azagihembwa amafaranga y'u Rwanda 500 ku munsi cyangwa se 1000 ku isaha. Iyo bivuze hari implications nyinshi cyane zigira ndetse no ku miryango. Icyo turimo gukora na risisi ubu ngo tubishyizeho uyu munsi, wenda guverinoma yabikora igahemba abantu kuri iyo rate, ariko se umuturage ufite umukozi we mu rugo azamuhemba kuri iyo rate, nayamuhemba se wazabahembwa ngahe? Ni ibintu byinshi cyane, ubwo ni byinshi, minimum wage implication nyinshi kuri economy y'igihugu no ku buzima buri social. Ntabwo ari order wabyuka ngo ujye muri cabinet itorwe gusa, kuko icyo gihe udakoze neza. Tuba tubanje no kwiga ingaruka nziza izagera ku buzima bw'abantu, cyangwa se na issue zindi zavuka bitewe n'icyo cyemezo. So ni icyemezo gisaba kwitonderwa cyane ko gifite implications nyinshi ku ngo z'abantu, ku miryango, ku bigo bya leta, no ku buzima bw'igihugu. Ariko icyo twemera nuko iyo principe tuyemera tuzagira igihe tubigeraho. Abantu bo birasaba ko twicara, inzego zirimo kubitekereza, zirimo kubyiga, noneho kugira ngo nidusohora ikintu cyari ikintu gifatika tuzi ko kiri implementable. Ntabwo dushaka gukora order isohoka bigatera ibibazo kurusha uko isubiza ibibazo by'ubuzima bw'abaturage. Ntabwo rero ryageraho rigera ngo ryarakozwe rigeze kwa PM oya ntirahagera. Abantu baracyaganira, biracyari mu biganiro ngo ikintu tugikoze ingaruka zacyo ku buzima bw'igihugu, ku buzima economic bw'igihugu ni izihe? Ese tugikoze ko kiba kiri abantu hose? Mu by'ukuri iso minimum wage reba uwitwa umukoresha wese, yabo wo muri informal cyangwa formal sector, no hantu urya binakomereye. Iyo ikizeho bireba uwitwa umukoresha wese, icyo gero nukura ngo ingaruka bigira ku buzima bw'igihugu zose zingana gute, eske ziri manageable, none abantu bagafata uwo mwanzuro. Ku bijyanye n'ubuhinzi yakibajije nacyo mugenzi wacu avuga ati ubuhinzi burimwe burazamuka ubundi bukamanuka. Nibyo ubuhinzi buriya n'impamvu leta ihora ibishyiramo imbaraga inyuze muri Minagri n'ibigo byayo. Ubuhinzi y'abantu bahinze kuri iyi season bakabura isoko, bacika intege ubutani bajye guhinga, ntibasubire muri iyo crop bari bagiyemo, batasubirayo umusaruro mukeya, tukajya mu nzara muri shortage, inzara ariko umusaruro ukagabanyuka. Wagabanyuka tugasubira kubabwira mu musubire guhinga. Niyo mpamvu duhoza ikintu cyo gura ducungira hafi kureba season yatangiye gute, abayigiyemo ni bangahe, big farmers, abahinzi banini, abatoya, kureba ngo ese amafumbire fertilizers zatanzwe kuri rate, tubihoramo. Ariko ntabwo babicontrolling 100% kuko none ubuhinzi nabwo abahinzi nabo bujya bita private sector. Ntabwo ujya gutegeka umuntu ngo ndagutegetse ngo hinga hegitari 2, ariko umushyiraho incentives, umushyiraho ibintu bituma kuko iyo subsector arimo, niba umuhinzi w'ibigori akumva ari muri condition nziza zo guhinga, kuko azabona ifumbire, ubutaka nibwuma, tukajya gushyiraho kubafasha za small scale irrigation y'ubutaka habaye nk'ibura ry'imvura, tugumana tuba izo incentives kugira ngo ubuhinzi bugende neza. Ariko ntabwo cyo tangiye ngo turagutegetse ngo hinga ari 5 cyangwa hegitari 2 oya, kuko ni private sector. Ariko ni private sector is supported, ifite leta ifasha cyane ikanaba hafi, kuko ubuhinzi ni kimwe mu bintu bifite akamaro ku mpamvu zirenga 3. Icyambere ni food security, no kwihaza mu biribwa, dukeneye ko abanyarwanda bagira ibiribwa bihagije. Icya kabiri nibyo bitanga umusaruro mu mafaranga y'abaturage kugira ngo binjize amafaranga mu ngo zabo. Ikindi turimo gukora ubuhinzi bushobora gutuma tuna exporting kugira ngo tugire amadovize. Ntabwo ari sector twakwibagirwa, ariko kuba nyine ishingira kuri season nibyo rwose rimwe berazamuka n'undi kamanuka, ariko duhora tugerageza. Ntabwo inzego zisinzira ngo zireke kwita ku buhinzi.